muraho mwese abankurikira aho muri hose hirya no hino ku isi yose, ndabasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ngiye muri kumwe ni Emmanuel Hakizimana. Tumaze rero iminsi twitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, akaba ari umunsi ukomeye cyane muri kiliziya. Uyu munsi rero uwo munsi nyine ukaba wageze, akaba ari n'umuvandimwe warunciyeho aho ndi gufata video arabasuhuza mwese. Nkaba rero nyine ari umunsi tumaze igihe twitegura nyine nk'uko nabivugaga. Mu by'ukuri ni umunsi twitegura umwaka wose, kuko iyo ukirangira ni ukuvuga ngo duhita dutangira urundi rugendo rushya rwo kwitegura uwo munsi. Ariko hakaba harimo n'ibikorwa bitandukanye, nyine hari ibikorwa by'impuhwe bitandukanye abiyambaza impuhwe z'Imana hirya no hino ku isi bagenda bakora, cyane cyane birimo kugaragariza nyine impuhwe abantu bari mu ngorane, ndetse no gusabira impuhwe isi yose, ariko kandi nyine no gufasha abishimiye nyine kugira ngo bashobore kuba bashimira Imana kandi bibuka ko byose ari Imana ibitanga. Muri aka kanya rero imbere ya paruwasi yitwa paruwasi Mutagatifu Stefano. Ni paruwasi hano bita Białowenka, ni mu mujyi wa Varsovie. Nkuko mubibona rero ni paruwasi baracyari kubaka kiliziya nini, ariko ku ruhande hari chapeli ntoya basengeramo. Uyu munsi rero akaba ariho ndizihiza umunsi wanjye, umunsi w'impuhwe z'Imana, kandi nkaza kugira gute, nkaza no gutanga ubuhamya. Uko mubibona rero ni ahantu urebye hari hafi y'amasangano y'imihanda, ni mu gace keza cyane ka gice cya Białowenka. Ushobora kureba nyine mu mpande zaho ukuntu hameze. Hari n'izuba, uyu munsi izuba ryavuye rwose, twagize amahirwe. Ubundi tuba mu gihugu gikonje ku buryo akenshi nyine usanga hagize gute, haba hakonje, ariko uyu munsi harashyushye. Dufite rwose hejuru ya dogere 16-17. Akaba ari ikintu cyiza cyo kwishimira y'akazuba kaje. Kera ntaragera ahantu hakonje ntago numvaga agaciro k'izuba, nyine numvaga ko izuba nyine ari izuba nyine. Ariko iyo umuntu amaze nk'amezi 3 uri mu bukonje, ubona urubura gusa, rero iyo izuba rije wumva wishimye, ndetse ibyishimo bikaza ku buryo utangira no guseka rwose, nta n'umuntu ugusekeje, gusa ari ukubona izuba rivuye. Iki rero ni ikintu nacyo namenye n'ahangaha. Burya izuba rifite akamaro cyane, kandi ku bantu bataribona, iyo baribonye barishima cyane, biba ari nk'umunsi mukuru. Ahangaha rero niho nza gutangira ubuhamya ku buzima bwanjye, ubuhamya ku mpuhwe z'Imana. Ariko kubera ko ndabikora muri rurimi rw'Igipolonye, nyine mpisemo gukora video ngufiya kubyerekeye ubuhamya ndi buze gutanga, kugira ngo namwe mubasangize aho muri hirya no hino, babasabijije umunsi w'impuhwe z'Imana by'umwihariko, cyangwa se yenda abawumvisha uyu munsi akaba atari bawuzi, cyangwa se abari mu ngo zabo yenda kubera ko mutashoboye kujya mu makoraniro. Ariko mwese icyangombwa ni uko umuntu asaba Imana yiringiye aho ariho hose. Imana iyo ufite ukwemera, Imana ikugezaho ingabire zayo. Aha rero ubuhamya bwa nyine ndibuze gutanga, navuga ko icyambere ndavuga nyine harimo gushimira Imana nyine ibyiza inkorera. Ubundi cyane cyane nyine abanzi bazi ubuzima bwanjye, ngira ngo mvuze gushimira Imana babyumva neza, kuko ntekereza ko ubuzima bwanjye butoroshye rwose. Igihe cyose nagiye nyura mu bintu bikomeye, ariko ndashimira Imana nyine ko nshobora kuba ndiho, nkaba nkomeje kubaho no gukora imirimo yanjye, yaba ari imirimo yo kwamamaza impuhwe z'Imana cyangwa se n'imirimo yo kwiteza imbere. Icyo ni ikintu rwose nshimira Imana cyane, nkurikije navuga nti aho navuye naho ngeze. Ikindi kintu rero nshimira Imana cyane ni Imana yagiye imba hafi cyane mu burwayi bwanjye bukomeye nagiye ngira. Nahoze mbitekerezaho cyane, mvuga nti ariko bishobora kuba uburwayi bwanjye nabwo hari igihe njya ngira uburwayi nakwita nk'uburwayi bw'amayobera. Hari n'igihe mfatwa n'agacurane tuvuge, kubera ko ikintu za ikirere kimeze nabi gihindutse, kubera ko ngira
ibyo bita za allergie mu gifaransa, ni nko kuhindukirwa niko nabyita mu kinyarwanda. Noneho ikirere cyahinduka rero ngatangira kujya nk'ibicurane, nkaba natangira no guhumeka nabi ndetse nkamererwa nabi ku buryo bukomeye. Mbona rero nk'abantu twari turi kumva bakavuga bati ese uyu muntu ko yari muzima noneho bigenze gute? Noneho kikaba ari nk'ikintu cy'amayobera niko navuga, ukabona mbese ndemba neza umunota umwe kandi nari muzima. Ibyo rero ni ibintu bijya bimbaho rimwe na rimwe, ariko akenshi mbese umubiri wanjye iyo ufashwe n'akantu k'indwara hari ukuntu umererwa nabi cyane, ku buryo noneho umuntu atangira kwibaza ko yari muzima, ko Emmanuel Tumuzi ari umuntu ukomeye ukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko noneho uyu munsi yaryamye rwose nta kintu ari gukora. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine umubiri nyine uba wageze aho unanirwa. Niyo mpamvu bavuga bati ntukaziringire umubiri. Ntekereza ko biri no mu byo tukwiye kuzirikana muri iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana nyine, kuko umubiri wacu Imana yarawuduhaye, ariko ntabwo tuzawubamo igihe cyose. Umunsi umwe tuzagira gute? Tuzawuvamo. Noneho ikindi hari nk'igihe nibuka rwose nigeze no kurwara ndaremba ku buryo navuye mu rugo, noneho nza kumererwa nabi ndahantu, hari aho nakundaga kujya gusengera, noneho nza kumererwa nabi ndiyo, noneho ku buryo ntago nasobanukiye ibyambayeho, gusa naje kubona nyine mbona ndi mu bitaro. Ariko noneho njya mbitekereza nkavuga nese icyo gihe nanjye ntari nzaho narindi ko nisanze ndi mu bitaro, icyo gihe mu by'ukuri ubwo narindi he? Icyo gihe ninde muntu wakijije ubuzima bwanjye? Icyo gihe ninde muntu twari turi kumwe, yenda ko n'abari banzi yenda banshatse kuri telefone ntibambure bagatangira kunshakisha? Ese icyo gihe narindi he? Narindi kumwe nande? Aho ngaho rero umuntu atekera avuga ati hahandi narindi nanjye narinzaho ntazaho narindi, aho hantu Imana niyo twari turi kumwe. Aho rero niho umuntu utekereza ukumva ko Imana irakomeye, ukumva Imana irahari, ukumva ko hari ahantu ushobora kugera nta n'umuntu uzahuri, ariko hahandi ukaba uri kumwe nande, ukaba uri kumwe n'Imana. Ubwo rero naje nyine kwisanga ndi mu bitaro, nuko abaganga baramvura nyine nza gukira. Ariko icyo nashaka kuvuga nyine nuko gushimira Imana iba iruhande rw'umuntu no mu bihe bikomeye, no mu gihe nda atarasobanukirwa ibyerekeye by'Imana cyangwa se atarayimenya neza ku buryo buhagije, ariko Imana ikamuguma iruhande. Hahandi yari agiye gutakaza n'ubuzima bwo kuri iyi si, Imana hahandi yari wenyine, Imana iyo ikaba yari kumwe nawe. Iki rero ni ikintu gikomeye, kandi yenda byambayeho nka kabiri cyangwa gatatu, ariko igihe cyose ngeze aho hantu hakomeye Imana ikagira gute ikangaruka. Akaba niyo mpamvu rero nkomeza no kwizirika ku Mana, kuko ubuzima bwacu nyine buri mu biganza by'Imana. Iki rero ni kimwe mu byo nshimira Imana. Ikindi nshimira Imana nyine harimo no kuba nararokotse nyine jenoside yakorewe mu Rwanda ikambuka ikagera muri Congo. Ibyo nabyo ni ibintu bikomeye ntazibagirwa, kuko urebye aho twanyuze, uko abanyarwanda bagiye bahunga, uko twagiye duhunga baratwishe, tukagenda amashyamba hirya no hino batwiruka bashaka kutwica, ariko umuntu akaba akiriho, ndetse umuntu akabona n'abantu bapfa bikubita hasi, abantu barasukwa bakabarasaho amasasu, ukagira ngo yagufashe ukireba hose ugasanga utapfuye. Ibyo byose ni ibitangaza ngira gute nshimira Imana nyine, kubera ibyo bitangaza Imana bigenda inkorera. Ubwo rero ntabarambiye nyine, navuga ko ubuhamya bwanjye ari ubwo ngubwo ndaza gutanga, kandi nyine mpamagarira no ku muntu wese uri uwihebye, umuntu wese uri mu kaga, kugira ngo ntiyihebe, mbese ahubwo agire gute asanga Imana nyirimpuhwe. Nubwo utaba washoboye kwizihiza uyu munsi w'umukuru w'impuhwe z'Imana, ariko urukundo n'impuhwe z'Imana bihoraho. Urukundo n'impuhwe z'Imana bihoraho, kandi nk'uko Papa Yohani Pawulo wa kabiri yabisobanuraga nyine mu byo yagiye akora, impuhwe z'Imana zigaragara mu bintu byinshi, kandi ijambo impuhwe riri mu magambo menshi: ubugiraneza, ubuntu, urukundo, gutabarana, gufashanya. Amagambo yose arimo ibikorwa byiza bigirira neza mugenzi wacu. Burya hirya haba hihishemo impuhwe. Akaba ariyo mpamvu rero nafashe n'icyemezo cyo kuvuga tuti noneho niyemeje nyine kwamaza impuhwe z'Imana, urukundo rw'Imana mu buzima bwanjye bwose,
nkaba nkwiye gushaka amagambo yose ayari yo yose avuga urukundo, avuga ubugira neza, avuga ibyiza bituruka ku Mana, kandi ni byiza none twebwe abantu dushobora kugeza ku bandi. Akaba ari ayo magambo nshyira imbere. Hakaba no kubabarira muri iki gihe ni ibintu byabuze cyane, kandi bigenda bikendera cyane nanone usanga uburyo binigishwa, ugasanga kenshi bashyiramo politike cyane ku buryo usanga abantu badasobanukiwe neza no kubabarira. Ni ngombwa kubabarira, ariko hakaba n'imbabazi zituruka ku muntu umwe ariko zikagera no ku bantu bose. Niba tuvuge wariciwe na bamwe mu Bahutu, ntuvuge uti yenda Abahutu bose ni abagome. Ibyo ntabwo ari byo. Niba wariciwe na bamwe mu Batutsi, ntuvuge uti Abatutsi bose ni abagome. Hakabaho gutanga imbabazi zigera ku muntu, uwo muntu wabigizemo uruhare, ariko nizigera ku muryango wose. Niba ari uwo mu bwoko bw'Abahutu, ukababarira abo mu bwoko bw'Abahutu bose. Niba ari uwo mu bwoko bw'Abatutsi, ukumva ko Abatutsi bose atari abantu babi. Ibyo rero ni ibintu muri iki gihe bikenewe cyane, kubera yuko usanga hari intambara z'isi, intambara z'amoko ntago zigeze zirangira, intambara z'amacakubiri ntago zigeze zirangira. Ariko niba tuvuze imbabazi, ni ngombwa ko tuvuga imbabazi ku bantu bose. Niba tuvuga imbabazi ku bantu bose, ari abo mu bwoko bw'Abatutsi biciwe cyangwa se bari bafite ibikomere by'amoko, ingomba bahamagara kubabarira abo mu bwoko bw'Abahutu. Niba ari abo mu bwoko bw'Abahutu biciwe n'Abatutsi, nabo bahamagariwe kubabarira b'Abatutsi babagiriye nabi, ariko noneho n'imbabazi zikagira ku mu bwoko bw'Abatutsi bose. Ntihabe kuvuga ngo Abatutsi bose ni abagome, umuntu akagenda yikanga Abatutsi ngo baranyice, mbese umuntu akagenda yikanga abo mu bundi bwoko. Ntabwo ari byo rero, ariko ibyo byose ni ingabire z'Imana, ndetse ni ingabire zikomeye z'Imana, twavuga nazo turonka mu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kuko icyambere niba duhamagariwe kubaho mu rukundo nk'uko ukunda kubivuga, kandi twita kuri bagenzi bacu. Ndabashimiye rero, murakoze, mukomeze mugire icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Turi kumwe mu isengesho, kandi uwagira icyo yifuza cyose kumbaza ashobora kunyohereza ubutumwa, akagira icyo ambaza, cyangwa se yaba komantere ku byo nkora, ashobora kugira ubutumwa anyohereza. Murakoze, mukomeze mugire icyumweru cy'impuhwe z'Imana, kandi mukomeze mugire ibihe byiza bizakurikira umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kugira ngo izo ngabire twahawe cyangwa se nabo twazisabiye bose twese tuzazikoreshe, nabo bazazikoreshe. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.